Yes, reka tubifurize kugira umugoroba mwiza. Ubu tuvugana tuzanye amakuru meza cyane. Ubu tuvugana ubwoba mu gihugu cy'u Burundi ni bwose, ubwoba ikinshasa. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhinda umushyitsi. Uyu mugabo nubwo yararwaye none ahuye n'uruva gusenya atahukanye inkuru mbi cyane kuri we imushengura umutima. Tshisekedi nawe nuko. Aya makuru tugiye kubahereza aka FDLR, tugiye kugaruka cyane cyane kuri FDLR. Aka FDLR kashobotse. Kashobotse nkuko bivuze uyu mugabo nubundi yaramaze iminsi arwaye, ariko mu kurwara kwiwe nubwo yararimo asa n'uworoherwa yagarutse, ariko nubundi hari amakuru yumvishije amusonga mu ndaravuga ati none atarembera rimwe. Ubwo u Rwanda rwabyemeye ku mugaragaro ko rukorana imikoranire hagati na mu 23 nabo basesenguye nkuko natwe tugiye kubikubwira neza, baza gusanga u Rwanda noneho nibaramuka bakoze ikosa noneho ruri bwinjire ku mugaragaro, kandi noneho rwinjira ku mugaragaro ewana ndakubwiza ukuri ko barabatutumura ku rwego ruri hejuru, bari abigiza karakajya he muri Uvira nahe hose na za FDLR zikora nabo zose aho ziri hose baravamo birukanka. Oya nuvuga ngo barazirana, ni ukuvuga ngo cyakora umurundi waraza kubona ibyo bari gukorera FDLR none ni bagenzi we baraza kwivanamo hakika cyane katari umu FDLR. Nibyo turi kwanaliza kugira ngo turebe yuko hari igihe bishobora kuba, ariko biranashoboka n'amakuru dufite n'ibihamya twagenderaho. Dufite ibihamya bitewe n'itangazo ryamaze gushyirwa hanze ry'u Rwanda rwemera ko hari imikoranire rugirana na M23 ariko mu bijyanye n'umutekano. Rero ibi ngibi kuba babyemeye, ibi bisa nko kubwira Tshisekedi ati ibyo wigize ati ibyo wigize vuga ati FDLR yihishira kugeza ryari. Yabyanze kuva na kera babimusaba ku neza, ariko uko amakuru ari kugenda agaragara naho turi kugana bisa naho noneho ubwabo bagiye kujya kuzizanira noneho ku ngufu ku kibi n'ikiza. Oya babishaka batabishaka. Hanyuma ayo makuru reka nze tuyasesengure neza cyane. Hanyuma uwitwa Jean-Jacques Purusi, uyu mugabo ni guverineri wa Sud Kivu ariko uyoborera mu buhungiro, yirirwa Uvira agataha Bujumbura. Dufite amakuru menshi cyane kuri we, turaje dusengura ibyo nawe aba yaje akavuga, araza akavuga amagambo mabi akabona ntari burare Uvira barimo korera operation akatahungira Bujumbura akaba ari harara. Ubundi rero kuva ibyo bizwe n'ubundi uyu mugabo ari muri target cyangwa se ari muri za drone zimuri ku mutwe, za mbunda twatuntu tuba turi ku mbunda za basniper turya tureba n'utujomeri twajomeri two ku mbunda. Rero ari mu gipimo cy'abasniper ba M23 ibyo yigize. Hanyuma andi makuru, uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu uyu munsi Kinshasa yamugarutseho. Uyu na mugabo nawe tumufiteho amakuru atariho ivumbi. Uyu nguyu ni umugenerali tubibutse, ariko ubu tuvugana baramuhurutuye yabaye rukurutu. Urabona wa musirikare utangiye ugiye kujoininga igisirikare uwo munsi, iyo asoje ikose nta peti asozanya. Masunzu niko bimeze nawe. Rero turaje tumugarukeho gatoya tumuvugeho. Mu yandi makuru rero turi bugarukeho, turagaruka Kinshasa. Turahajya kabisa, mwegere hino tubahereza amakuru, mwegere hino kabisa tubaha amakuru meza kandi aryoshye. Hanyuma noneho rero hagati aho rero izi ngingo z'ingenzi tubabwiye tugiye kuza tuzibaha neza 5 akantu ku kandi. Reka tubahe ikaze ari nako mukora kuri subscribe ndetse na like, byaba ngombwa ukaduha comment, ibyo biba bihagije bimeze cyane kabisa. Subscribe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Dore kuri aya makuru avuga yuko u Rwanda rwamaze gushyira ku mugaragaro yuko rufitanye imikoranire na M23. Ese koko ibi bintu byifashe bite, bimeze bite? Ubu nige nahita nkusubiza mu magambo abiri gusa yonyine, nkakubwira ati abantu ba mbere na mbere iyi nkuru uzi ko itatunguye FDLR ahubwo yatunguye Tshisekedi ndetse igatungura na Neva. Aba bagabo bemereye ibintu bidashoboka, bemeye misiyo navuga ko idashoboka yo gushyigikira FDLR. Urumva urabizi FDLR zimwe na zimwe babonye uko zigiye guhigwa, urumva barazihungisha bazijyana mu kibira mu mashyamba y'u Burundi. Urumva izindi bazivanga n'igisirikare cya FARDC. Ibyo nabyo ni amakuru ku ruhande turayagarukaho. Abandi basigaye babavanga na FARDC, abandi bajya mu Kizarendo. Harimo Mai Kifafua, harimo Mai zino za zuno mugabo
wano Ni benshi cyane, ni benshi cyane. umugabo sindi kumwibuka oya Gido no muri za Kivu Amajyaruguru ni umugabo uri hano hepfo muri Yakutumba na Foka Mike n'abandi bagiye batandukanye wenda turi buze kugarukaho. Abo bose kimwe cya kabiri cy'abasirikare bafatanyije guhanganya MV cyangwa kimwe cya kabiri cy'abazarendo bose na ba FDLR. None ubu tuvugana itangazo rikirya hanze Neva Isatitira yavuye mu bitaro yakirizwa n'inkuru mbi gusa. Inkuru mbi gusa zo kumva ko RDF yemeye ko cyangwa se u Rwanda rwemeye ko rufitanye imikoranire hagati yarwo na M23 kandi iyo mikoranire niyo guhigisha FDLR. Bavuga ko umwanzi wawe wo muntu muhuje umwanzi nyine icyo gihe muri inshuti. Rero M23 kugirana imikoranire n'u Rwanda nta kibazo cyari kirimo. Dore rero ukuntu bigiye kugenda rero ukuntu bigiye kugendekera Kisekedi n'ukuntu bigiye kugendera kugendekera Neva. Kisekedi yafashe FDLR zikimara kuvina hangaha azivanga n'igisirikare cye dore ko zari zifite ubumenyi buhambaye buhagije. Baragenda bajya gutoza abo basirikari bandi nabo babagira abashinzwe umutekano n'ibiki bose barivanga. FDLR zagenda ziranakura ziranabyara bazitoza imico ziragenda zijya no mu bandi hirya hose barashakana n'abakongomani ziranakwiragira zorongera zibana nyinshi ariko ku mutima ziracyari kwa kundi mpaka tuzagaruke mu Rwanda tubanze twishyure tubanze tubereke yuko hari icyo batugomba. Aha rero ibyo bagiye bapanga byose ngira ngo murabizi ntago tubigarukaho kuza kugira nabo u Rwanda ndetse n'ibyo bakoze ibyo byose u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda rurabibashinje kandi rugomba kubibaryoza ngira ngo mujye mubibona ukuntu bazana abantu hirya no hino mu bihugu byo hanze n'abari rero nta mpamvu yo kubasiga na gato cyane. Icyabakingiye nuko bagiye mu gisirikare hariya bakabona ubutegetsi bubahishira nabwo bukabafasha bakabona uburyo Kisekedi abitayeho. Rero ahangaha u Rwanda byari bimaze kururambira bigiraho ndetse no kushyirwaho igitutu ndetse noneho baranje bavuga ati twebwe reka tubishyire ku mugaragaro yuko n'ubundi M23 dufatanya nayo ariko mu buhe buryo. Hari umuntu numvishije wabisobanuye neza kare n'umunyamakuru Nelson wampaye igitekerezo numva neza ibi bintu nibyo. Ibi ndabivuga wenda kuko ushobora kuba wabyumvisha handi ntago mbivuze ku bwanjye ariko nanjye haba arimwe akantu kanjye ariko dore ukuntu bimeze. Nimba izo FDLR zararwana zibangamiye u Rwanda M23 nayo iri hariya ikaba itari ifite imikoranire n'u Rwanda ikajya kurwana na FDLR nibo barahanganye hano hose muri Uvira Bukavu nahe hose n'ahandi Masisi naho handi hose na za Poezero n'ahandi hose FDLR nabo bacancuro n'abandi noneho buri u Rwanda ruba ruri kubiprofitiramo. Noneho M23 ko nta kibazo igira n'u Rwanda bakavuga ati rero abadufashe n'ubundi u Rwanda rurabahiga reka tubohereze u Rwanda cyane imikoranire ikava aho ngaho. Nukuvuga ngo mu by'ukuri ntago u Rwanda rwakanga iyo mikoranire kandi umwanzi bashaka M23 uri kumubazanira uri kumubakubita ntago M23 yabwira ati rwose mu byerekeranye n'umutekano wanyu dore bari gupanga ibingibi tugiye gutera ibiki n'ibiki. U Rwanda rwo ntago rwari kujijingikanya kuvuga ati umutekano wacu tuwushyira imbere wenda bare ko bagira uburyo ki bakoranamo. Rero kuva ro babishyize ku mugaragaro ahanga bisa nko kwera. Rero noneho nukuvuga ngo Kisekedi wanze kumva gutanga zira FDLR noneho bakamubwira ati wowe abantu bucumbikine bari kuza kudungabanyiriza umutekano nimba rero bitabaye ibyo turinje kwemerere twebwe tuze tuzisenyere we wanze kuzisenya niyanga bakagira gatendo gato bakora kazaba kari nkago ahead niho rero u Rwanda ruzahita ruvuga ati kama mbaya turakuzi. Oya byabaye n'ubundi byabaye byanarangiye kuva bemeye Neva we rero ahantu ahurira n'ibibazo. Neva we n'ibibazo bise. Nibamara kugera hano muri Kongo bibaye ngombwa ko bohereza abasirikare bo kuza guhiga FDLR. Bazagenda bakubitire hamwe bazakumbanya. Ariko
ariko abasirikare b'u Burundi bazacisheni abasirikare b'abarundi bazitanga ubundi hano hari ibintu bibiri bizaba nimba twakubitwaga naye mu 23 kuriya none nimbaje igisirikare cy'u Rwanda kandi urabizi igisirikare cy'u Rwanda kirindwa mubi kiriya ntibabizi se nibisanzwe baje babaza amakuru bazaba none nimba baje ku mugaragaro barazana na twatumanyiri twose niba tudufunguraho batangiye kuducanga canga turabona ibiyezi mu maso cyane urabyumva ariko ndi kubyumva neva rero umugati yakuraga hariya muri Kongo bibe birarangiye uzi ko uyu mugabo ashobora kuba ari naho yakurije kuremba noneho byanyabyo buri ibitekerezo byamubanye byinshi ntago yicaye ntagatuje amaze noneho babyemeyera uba amazi yanyweye ukuntu angana Kisekedi wari kuvuga ati buriya mugabo naza hano ko biraba bibi ndamwitegura nte ariko kare mu kanya gashije mbonye Kisekedi amaze kugira gutya agira ibyo avuga abwira abaturage bo muri Kivu amajyepfo bose mu burasirazuba ngo gutabarwa kurabonetse ngo baraje babatabara sinzi strategy agiye gukoresha izarizo yari kubwira abo muri Kivu y'amajyepfo bose nyine n'amajyaruguru nuko azi neza ko nubundi bakoraga y'ibintu bibi cyane noneho ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rukaba rubishyize ku karubanda kuko nubundi avuga ati baraje buriya nubundi nta kundi bagiye gusanga bene wabo babacungura none se yavuga kundi gute akindi yavuga oya ntago yavuze ngo n'u Rwanda rugiye kubacungura yavuze ko we ubwe ngo nibirimba arimanukira ajye gucungura abandi abaturage muri Kibama mu burasirazuba ajye gucungura abandi baba yacungura n'abandi agiye kubarimarima ahubwo cyangwa ubwo yamaze kubatangamo igitambo so twigarukireho ku makuru wenda yo ngaho tubaye nk'abayashyizeho akadomo h'ukuntu tuzaba tuyagarukaho hanyuma bimeze bite Kinshasa wenda tuze kwaherutse cyatubuka komereza duhite dukubita tubangura kuri Kinshasa n'ubundi nta kintu cyadanje wenda navugayo ariko igihari nuko Kisekedi yagiye ubu tuvugana we ari kugitutu ari ku umutima uri kumuhatiriza kugira icyo akora mbere yuko RDF yinjira urumva niyo mpamvu yateguje abasirikare bose nase bari aba Christian wewe wibwira ko bafunguwe kubera ize mpamvu bagiye kugarurwa mu rugamba Masunzu impamvu nabwe ngo turamugarukaho ni iye mpamvu Kisekedi yamugarutse nuko agiye kumurekura ngo amugarure mu rugamba urumva abo bose bagiye guhabwa abasirikare n'izindi ntwaro shyashya baze guhangana na M23 ababirigi impamvu biyongereye nukube abeshi bari Kinshasa nukubera ko Kisekedi yamaze ubungubu kubona yuko nta bundi buryo usibye kubombarida nkuko yabibwiwe na nyina hinama nyina mugiriye icyo kintu gisigaye nicyo cyonyine asigaranye nuko oya no gufata risk akavuga ati abaturage hazasuko izingahera nyinshi babiti zigera nko muri 6 bashobora kuzazihagurukiriza rimwe na za drone izo nagahishye bakavuga ati reka tugende tujye kubariturira icyarimwe abari bwo uburyo bwonyine nibwo buryo bwonyine ariko nabwo shareka nkubwire yibeshye akabikora ni izo ni nk'inzozi ni nk'inzozi ndi kukubwira ngo nari nk'inzozi aramutse hari abaturage benshi hari abakongomani pire hari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abanyamurenge n'abandi n'abanyamahanga bandi bahandi mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bibekeye kuvuga ngo baze indege zirasiha yewe shani nko kwicukurira imva kishyiramo none se kankubwire urumva Kisekedi we ari kubona nta yandi mahitamo none se wowe tuvugishije ukura n'amahitamo afite yana nukubireka akamanika amaboko mube muvuyeyo rwose akagira ese urabona Kisekedi byatangiye M23 ukiri za rucuru urumva bavuga ibintu by'ibiganiro Kisekedi akabyitabira akabyica kuki atemeye imirwano itarageraho hose urumva ngo yemere avuge ko yemerere M23 kuba yabahereza ubwo bwigenge bashaka impamvu kuki atabyemeye akaguma gutsimbarira ku ntambara nuko utuntu tw'utumanyeri tutaramugeraho twanyata sasa rero twatangiye kumugeraho yahise rero arareba aravuga ati nta bundi buryo abari kuwitwa Christian wewe urumva Songesa abageze kuri General Sultani Makenga Masunzu urumva impamvu ugende shaka turamugaruka wenda mu yandi makuru wenda
ya mu gitondo urumva tumuvugeho neza. Hari amakuru menshi amuriho rwose kabisa, amakuru menshi cyane amuriho. Tubararikira ikiganiro kiwe uwe n'uwo bita Christian Kiwewe Songesa, aba bombi bagarutsweho kandi barekuwe urumva na Yave wenda twamugaruka nubwo wewe ashinzwe ibintu byinshi by'uko ashobora no kuba nakorana nayo mu vetrua. Yave no yarekuwe ariko yarekuwe nanabibonye. Masunzu Kisekedi amaze kumuvugaho mu kanya, niyo mpamvu ayo n'amakuru y'ubutasi mu kanya mu masaha mu gitondo. Mwegereye no mwebwe mu masaha mu gitondo mukande subscribe munaza kumva ayo makuru. Hanyuma kugaruke ku rugamba. Tugarutse mu rugamba rero turasanga muri Uvira urumva muri uyu mugoroba ibintu bihabereye na n'ubu ntago birasobanuka neza. Habereyemo akavuyo k'abaturage, abantu babiri bahita hasiga ubuzima, kandi dukurikije amakuru dufite barabazarendo. Abazarendo no bahasize ubuzima, nta umenye ukibishe. Mu buryo butakavuyo gatangijwe n'ikingere, gatangijwe n'abaturage, gatangijwe gusobanukirwa ku bantu bari kudukurikira. Umva ukuntu bigenze. Yatangijwe guteye oya ntago ari imyigaragambyo, ntago ari imyigaragambyo. N'ahantu abaturage urana nko kuri boutique urumva hano muri Uvira urenze hano neza hano urana hano ku cyambu cyanuze cya Karundu hano muri Karundu niho bibereye. Noneho biba umuturage urumva bamwibye, abaturage barasara. Basaze mu gihe bari muri kakavuyo, haje kugaragara abantu babiri bapfuye. Babasanga n'intwaro, basanga n'abazarendo. Bibereye mu kavuyo rero ku buryo hatamenyekanye ababishe bahitanye. Ubwo se we ntago byumva nyine, kandi bahise bapfandire gite. Baba za ntumwa za mu 23 zatangiye akazi ba Makengo, ubwo nta bandi no bakoze. Ewana ngo barabahotoye, ntago bafashwe n'umutima, nta sasu nta cyuma, ni ikiziriko gusa. Ikiziriko kimwambitse mu kave gutyo byatinda gucaho. Ari ukuntu abasirikare buriya bagukubita ukuntu nimbaraha. Icyo nzi kijosi bagiye bayahindukiza ko nta gakomere na gatoya se ngo bafite. Hari ukuntu bagira ngo mu mafilimi ho ari abatubeshya. Ahangaha rero abazarendo nabo ibaze nawe akavuyo kabaye iminota itarenze na 30, bakita basanga abantu babiri barapfuye, bakurikiranye amakuru bagasana abazarendo. Abangaba rero bikekwa ko aribo bari bamaze no gutera izo boro. So hanyuma rero twihuse mbabwire ko kandi n'ubundi imirwanire cyakomeje ahangaha mu nzira ya za Kawezi aho bita Kingwengwe. Imirwano naho iracyakomeje imeze nabi cyane, ndetse na Risasarambwe bivuga ko arizo ziri mu kazi gakomeye cyane. Ubu tuvugana nkuko bimeze cyangwa nkuko byestaye nona urumva Sultani Makenga ashobora kuva hariya ahantu Uvira yafashwe, ashobora kuva Kivu y'Amajyepfo Uvira yafashwe. Nanone kandi rero amakuru ntashizera, amakuru arashije. Amakuru ahari yaka kanya muri umugoroba wari kare nabibabwiye. Okay. Wari kare naho M23 yafashe risk iravuga ati hombo ni homboke, gupfa no gupfa. Umuntu avuka rimwe, nta rindi rya kabiri avuka. Iyo upfuye ubugomba, iyo uvutse ubugomba no gupfa. Ubwo nibwo buzima tubayeho kuri iyi si. Intare za Sarambwe zavuze ati nk'abasirikare twiyemeje kurwanira umuturage, tugomba kujya gukuramo warikare ku giciro byasaba icyo ari cyo cyose. Urumva ahangaha ababirigi ni beshi, amamodoka y'gisirikare ni menshi y'ababirigi, ibitwaro ni byinshi, abazarendo ni beshi, abasirikare nabo ni beshi kubera ko bacunze ino territoire ya Warikare ifatwa nk'umurongo utukura ku ruhande rwa leta Kinshasa. Urumva iyi Warikare ni nk'umurongo wa undi uvuga ati niba ramuka bawurenze baranyica hamonye Imana. Warikare nubona ivuyemo tayari bimwe Colonel Nanga yavuze bizahita biba. Ahangaha rero amakuru mfite nuko amanutse amakamyo ageze muri 3 yuzuye abasirikare bizasarambwe. Urumva harimo bamwe mu bavuye gukora operation muri za Uvira, bafashe umujyi wa Uvira. Ahangaha gahunda ibazanye ni ugukuramo Warikare, bakayikuramo bakaba bayifite kuno iri mu biganza byabo, bakavuga ati okay, bakayifata. Noneho ari ku Mubirigi nawe yakaniye. Umubirigi ntago wamukura ku isahani ari kurya, kirazira. Umubirigi yavuze ati natwe ntago tuhava, bongereye ubwo abasirikare.
ndetse bapanuye abazarendo babaye benshi n'ibikoresho ewana kugera ku mwana w'imyaka 14 afite bagomba kwitegura ubu ngubu cyane bitewe n'uko noneho ubundi bashinjaga u Rwanda kujya muri Kongo none ubwo u Rwanda rubyemeye kumugaragara ko rugirana imikoranire hariya bari gutekereza yuko u Rwanda rushobora kwinjira nubwo u Rwanda rwemeye ntabwo rwigeze ruvuga ko hari abasirikare rufite ntabwo rwabivuze none ubu batangiye gutekereza ati ubwo babyemeye basaka ngaka bakaba bemeye gato ubu bashobora kuza noneho ubu tubashobora gushaka impamvu yatuma baza ahangaha rero tugomba gukadiriya ahantu hose ngayo nguko reka tubashimire rero tunabifuriza kugira umugoroba mwiza bibuka gukanda subscribe uriko tunabararikira amakuru ya masunzu mu gitondo turabaha neza ndetse nanone kandi turababwira ku byerekeranye n'ivanwaho rya rezo cyangwa se connection ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyanyabyo andi makuru nayo yamenyekanye turayabaha mu gitondo andi makuru turagarukaho na makuru y'ikibuga cy'indege cya Goma cyagarutsweho cyane n'Ubufaransa kikaba cyemewe bivugwa ko hagiye gutangira imirimo yo gukora kino kibuga cy'indege aho cyangiritse kugisana so ngaho nguko rero dusubira mu masaha mu gitondo turabakunda cyane bye bye.